Mwaramutse. Mwaramutse mute. Mwaramutse. Musi mwari smart. Leo wanitsa ndio kapita. Mitisha. Jewe teacher. Unahanika katotuka hicho. Mitisha. Leo kapiga kubuzima bw'imyororoke. Okay? Yakoze. Mitisha. Leo kapiga imibare. Nk'uko mwabivuze ejo twese Kinyarwanda. Ariko mbere ko tutangira isomo ryacu ndagira ngo dusabe Sandra ahantu mu kibaho. Sandra. kandi ubone uri mu rugo jyavu hejuru hano hejuru kandi kunoze jyavu ashaka ko usajya wicaye imbere kugira ngo ibyo wigisha ufate neza umenye ubwenge shaka kwita sibyo Sana nakurangiza kwa kukibaho. Yafa twige. Sana byagenze tukutishimye. Ishimye. Okay. Ndabona nsomera ijambo. Mitisha. Sandra. Ndagira ngo nsomere ijambo. Ibitsina. Subiramo. Ibitsina. Njye muri makuru. Nako maramongora na tu. Muri iki? Oya ntasha. Kibazo teacher. Teacher birasekeje. Mugabo wanjye twagurishije iriya sambu kugira ngo twishyurire Rusi Minerivare y'igihembwe cya kabiri. Mwese ntabwo nayishyuye. Ese ubundi ko mbona wazinywe wazihaze ayo wanywereye wayakuye. Hasi harwangwa na bose. Bahanguriye nyine nanjye. Ese ubwo urumva njyabona gurira aho ngenda ngura batagomba kunyishyura. Cyozo ufite niki? Birabe byante biba amaraso. Nabaruzi ibyo rusirirwamo ku ishuri ntabwo ari kuvuga gutyo. Uko wabizinga arakiga. Yirirwa mu dusore gusa nta kindi. Cyakoze murambabaje cyane. Uramubeshyera Rusi ntiyabikora. Ageze mu wa gatandatu segonderi amashuri agiye kuyarangiza. Ntiyabikora pe. Aramutse abikoze. Mva ntago yabikora. Abikoze se atagira ubwenge. Kabikoze yaba atagira ubwenge. Sawa. Kutashya amasaha atageze byagenze bite? Banyirukaniye amafaranga y'ishuri kandi sinsubirayo. Shade? Ntiwambwiye ko wishyuye? Njyewe? Ntiwambwiye ko amafaranga y'ishuri wayatanze? Nani bagiye kukubwira.
narayakoresheje ariko nta kibazo ejo azajyana ejo uzajyana nta kibazo sibyo ariko ko mbona udakunda umwana wacu Ruzi gusura nawe mukunda mwicura mwana w'umukobwa nawe mukunda mwiki ngo zabyara ikize erega umwana wese ni umwana ashobora kwiga akazatugirira akamaro karenze n'ako umwana w'umuhungu atugira akamaro umwana w'umukobwa umva nimba ari n'ibyo ngibyo reka mbantu ngende sigara umuntu wese Rose genda mu gikari urebe uturimo gukora ariko uramenya umwana wanjye ntuzankoze Okay, banyeshuri banjye mwakoze kwiga neza ndabona amasaha yo gutaha arageze ndagira ngo mutahe amahoro naho mu gitondo kandi urugero rwiza muzinduke mutahe sandra uravuga turi hano ubutume ushaka kugutuma ngiye kumva ese tica cyane ushaka kugutuma mu rugo wowe se kugira bite ushaka kugutuma iwanjye mu rugo kugira ngo nzanire imfunguzo ziriyo urumva urahasanga umukozi umwaka imfunguzo uzinzanire hano handi kuri ka kabari sibyo asubira urabona ndakumva uzinzanire nta wundi mwana mfite natuma kandi abizi ko ari umwana muzi minisitiri umukozi wawe nta telefone agira umukozi wanjye afite telefone ariko ari mu kazi ntabwo ari umwana wo kuza nanjye ndasanga nzajyayo nta kibazo ubanguke nese ndagusanga aha ngaha oya ntabwo ndabagiye hano ndagusanga he ndagusanga he nkansanga kwa kakabari kwanza kwa Kasimo n'abandi sape kugira ngo ngende gute se kugira ngo ngende gute wenda kuntegera mpe nk'akantu ndafore basi afubare ngira ine hari ikintu utabonye mani yataye vayo urebere iriya tako mani vayo kica ni umuhatari wawe kica ni umuhatari we mwabonye icyo nakandara ibintu bari barimo namubonye amusoma cyangwa uruhehesi dufite cyaho uruhehesi mwe n'abakuru musi reba igihe cyose Sandra gusiba Sandra rejude musi reba igihe cyose Sandra gusiba Sandra rejude musanda guhanagura ikibaho ni Sandra twazanye twakerewe we ntibamukubise ariko njye bankubise hari ikintu utazi kihe Sandra uzi ko ejo bundi yakatanye na mwarimu muri kantine akagenda akamwishyura amafaranga y'ukwezi namubonye bakatanye iwabo mureke babwire Sandra na Titi ninde ugiye gusubiza ku kibaho Sandra ninde ugiye gusiba Sandra bavuze ko akagera yakabyica ahubwo Sandra mfite mu mutwe kandi umva wabonye ukuntu uticamo reba ejo bundi amubwira kujya guhanagura ku kibaho wari akaza muri munsi y'amajipo mwayibonye ameze muri njye twicarana nagiye kubona aramwandikiye ati ndagukunda yababwiye ngo nidusohoka ngaje kugenda mubwire simwayibonye yitana telefone bibaze kandi ubushize wese bayikwatse barayinyatse burundu reka nkubwire reka Sandra tuzajye kumurega kwa Hebe
ariko mwana wa ya minsi ibiri twaye Mike ngo ndebe irangiye ataraza bizagenda bite? ariko mama njye nizera Mike cyane ndikumva ataduhemukira. Icyizere mufitiye se ni ikihe? Icyo nzi gusa nuko dukundana. Icyizere kiraza amasinde. Bose kutavuga bimeze Ibasha muri bose byaranyibesha. se bikubera gute ko twemera ko uri umugosi hari icyaba cyarahindutse Ariko uzi kugera mu rugo umugore n'umwana bakagufatanya. umugore se aka kanya arakuyobera Ibyo tubyoroshye twivugira ibindi. twivugire kuri ya kampani Ubona se ikintu umuntu yashoramo akagira icyo ageraho. kampani ntabwo watangira rimwe uhita umenya kuri bwunguka ariko yakunguka kurushaho Washora mu yindi kampani se bikagenza. mwene ntabwo yadishora utarareba ko iyo yabanza kubonamo ka utawe umunsi ushaka kugera wese ngo bisaba kumuganiza Wowe n'inzoga n'uyimara bakuzanira indi. Urukundo inzoga gusa bose ndarega urarushaho no gutaka mukaganira ukamwereka aho ibipfuye biri. Oya ibyo byihoreye by'abahingo byihoresha. Wowe n'inzoga sinakugura inzoga. Bose ni mpamvu nanjye nkwemera. Wowe n'inzoga sha umwinzoga ibyingo byihora. Sinakwemera inzoga. Nta kibazo reka tuziwe undi nicyo cyatuze ahubwo tuzaganira Inzoga amagambo yareke. urakoze cyane abantu ndakwemera nk'umudozi. ariko George numvise ngo umuhanga ku ishuri nibyo koko? none se ko icyanjyanye ari ukwiga ngomba kubikurikiza rero umwana wanjye uramenye ujye witonda hanze hari abahungu ejo batazagushuka bakagutesha umutwe. nibyo mama inama zanyu ngomba kuzikurikiza kuko gushaka niko gushobora. George ko numvise ngo watsinze nibyo koko ngo watsinze? ngomba kwiga mpaka kugeza mbaye depite. bisi rero zitonde dore hanze hari abahungu bagushuka ugasanga bagutesheje umutwe. n'ahandi nzatsinda mama mpaka mbaye depite. mwana we sibyo rero. Nziza cyane wowe urakoze. Kinasha sinakinnye se none ya bure sana ya bure mani kwishira Semani ibi ni ibiki kumbona njye nta mumaro biba. Akira ni somo umuntu yakuramo kugeza ubwo n'umuntu atanze imyenda yambaye.
Yes, Jovia. Jovi nari mukumbuye. Yasuwe ibyo birarenze. Ngari cyane nkuko nari mukumbuye. Gusa ariko nawe wanyu ni kure. Ariko nyambona atari kure cyane. Ko wamenyereye. Ntabwo ari kure sha. Gusa uyu munsi nari kuzana na Rusi ariko Rusi yagize impamvu nyine ngo sinzi byakiyemo byatumye ataza nari bagiye kwiga nari bagiye kugira gute ntumbase. Ubwo nawe azansura ubutaha ariko Sandra waretse tukareba ko amanota yasohotse. Ariko siko ko ari byo. Ejo nigeze kumva na Mutesi abivugaho ko amanota yasohotse. Reka turebe ku rubuga rwa REB. Reka turebe. Bandikiramo kode yawe tureba yawe. Yebawe we shasa nazuka natsinze. Natsinze rero. Twiga amanota rantungu. Gusa nyine wowe nari nsanzwe mbizi ko uzatsinda gusa usanzwe uri umuhanga. Yo gutsinda kwawe ntabwo byamubura rwose. Ariko Sandra hari ikintu nari nibagiwe kukubaza. Komera kumbwira ngo uri inshuti na wa muhungu ibyanyugize. Shanyine meke ntabwo tukiri kumwe. Gusa ariko ntabwo byambabaje nta kibazo nagize cyane. Gusa ikibazo mfite ni uko Mike yanteye inda. Hano no mu rugo bamva bambere nabi nyine mbonye ahonge. Nahamye. Mike yaguteye inda. Gusa nibwo wabyo. Kandi wa mukobwa we narakubwiye. Nyine sha umuhana avayo ntabwo umuhana ajyayo. Ubu iyo nyumvira ibyo byose ntabwo byari kuba. Nta kundi nyine byarabaye ntacyo nabihinduraho. Y'iminsi ubwo ni mibi iyo baza bakundanye ibinyobwa bihora mu macupa ibinyobwa sinzabihemukira kumbwira ngo ngiye nzasubira ku ishuri nako nawe niyiza bagahambirwa ubundi yuko mbona ishize ndajya he akoresha kuki uri kwiyahuza ibiyobyabwenge byagenze ntabwo ukiga ariko nshaka kukubaza kwiga bisobanura none se ko utajya kwiga bwo bisobanura kunywa inzoga ukaziyahuza ese ubundi ubu nta bitabo ufite uri ibitabo se ntabwo nabyigurira uri umuntu w'umugabo nka gutya reka nkwereke wabuze ikiza gituma utajya ku ishuri isho nabuze nicyo gituma wiga wambwira impamvu utajya ku ishuri impamvu nawe ujya muri la classe y'uramu uruzi ishuri hariho ikibazo cye ni ikihe ari ubu wabonye umwarimu wakwigisha guhemba none se ubwo ari tica wawe nawe uri kwiyahuza ibiyobyabwenge ubwo uri kumuhema iraya zigira ingaruka ariko inzoga umva reka nkwereke ngaho haguruka nkujyane mu rugo kwe wende guhaguruka nkujyane mu rugo mbanze nkubaze mushyire kwa kadahirima mubaze impamvu ki atakujyanye ku ishuri niba ni umugome utabimuvugisha amatama abiri ngaho haguruka nkujyane mu rugo nyine turabisobanura tugezeyo nta kibazo fasha kamufashe inzoga kamufashe inzoga ngaho haguruka nta kibazo mujyane mbese ko mfite n'ibirora wagira ngo umva nshaka kugira mbanze nkubaze ikibazo kimwe nta kibazo mbaza ndagusubiza warebye ko viye atariyo viye ntawe uriyo kandi ubwo yaba yo twabikemura nta kibazo mukemura ejo ugasubira ku ishuri ntabwo uzi igiti ararwana se arakubita arayihawe
ariko mugabo wanjye wahinduwe n'iki? Wahinduwe n'iki? ariko ubona ntabuzwa n'iki guhinduka mu gihe cyose yarinyatse ahangaha n'ibiki byose urabonye ijipo Rusi yambaye wayibonye? Rusi karame mama zana icyo cyayi herekanye inywera ukuntu ari umuturage ariko nk'ubu uba wujuje ubundi tujya mu bandi basirimu ntuzansebya ngaha nawe kimwe rero kukigeza ku munwa kitaragutwika ubwo butoki bwawe nawe ukimwe ariko Rusi urabona iyo jipo wambaye sinakwiyamye nuko utazi iyo Rihana na Sandra baba bambaye bose ubona byarabaguye amahoro ntubona ko atwite urashaka kuba nkabo ngewe ntabwo bizambaho mukomeze ngo hajya ngo ni viziyo viziyo izaba diviziyo uretse Halo? 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 Ni Damascene? Ni Jovia tuvugana? Twajya ngo tubamenyeshe ko cya kizami cy'akazi mwagitsinze. Akazi nzagatangira ryari? Igihe cyo gutangira akazi nikigera tuzakibamenyesha. Muzabona ubutumwa bugufi kuri email yanyu. Kuri email? Ubwo reka negereza ubwo butumwa kuri email. Sawa murakoze. Murakoze cyane. Sawa. Muniga biracamo se acamo umusaza shatuburanyeho kabisa ika akazi kadanje imihanda si wezi se imihanda ni hatari man za staff zawe na wa mubende se zimeze zite uravuga nde ndavuga Sandra wapi mwana naramwihoreye ni indaya wapi naramuretse abakobwa babiri bose maje gukatira wangu Shawuri icyo namushakaga ni ukumurya gusa kandi ikintu urabona ko ndi umwana ntabwo natunguru sindi kukugira inama zo kumureka ariko nimba uri umuntu nawe Sandra we umwemere ibyo tubyihorere mwana tubireke tubyihorere
tugufashe ki? Njye kwishyura mituweli. Zana irangamuntu yawe. Umeze ute Jove? Sha ndashima Imana kuko yansubije. Niwe nawe sha twebwe turacyahanganye n'ubushomeri. Nimutegereze mwihanganye, Imana namwe izabasubiza. Ubwo uri mu biki muko? Jove ndumva mfite isesemi. Cyangwa uratwite mwana we? Hello? Biteze? Amakuru? Aha, wimeze biteze? Mbona guteye inda? Yakashanda guteye inda se je ntera inda. Ariko mwana umuntu twaryamanye rimwe gusa urumva nawe naraguteye inda kweli? Aya ibyo ni ukumpapira abantu. Abari abasore bandi mwagendanaga se utekereza ko ntababonaga nta maso nari mfite? Rakasha ibyo no kwigenda genda nzabona undi wantu. Genda kitabuze mu rutoki n'amakoma. Umuntu ari muri telefone ejo bundi ahangaha umuntu naratangiye kumbwira ngo namuteye inda. Ubwo yasa amatatizo kugira ngo abone uko yankatira. Okay. Ariko ntacyo abakobwa bariho. Yarasha. Vano. Ndi. Neza nari. Meze neza. Mbabarira ngira utankora. Amakuru se. Uri kuyareba se. Urasa nabi kabisa. Bike? Ntubaho. Ntabwo mbugusha kuba ko ngende umuzi. Oya, sheri, mvuze ko uri mwiza, ubwiza bwawe bufite n'abake muri iki gihugu. Meze neza se. Nahise kugira ngo ngere ku ngingo mpamvu. Nakubwiye mbwira utankoraho. Nikoze, mfite amafaranga n'ijuru nari kujyanamo, yewe no muri Amerika nzakujyanayo. Basi se muri iki gihugu ahantu ufite harangabite kugira ngo Amerika wajyana. Je mfite byinshi, mfite byose, mfite amafaranga. Kandi urabizi hanze hari ubukene. Wabona n'ingorofani ugira ngo ariko ufite byinshi. Oya, ntabwo ari ingorofani. Ntubona n'isura mfite? Amafaranga turayafite. Papa anje wongo ibikinga. Papa anje akubaze umenya ko mubatse umwana we turigana ariko nguranyine. Oya, reka nkubwire. Ikintu utaramenya wowe ingimwe itera inzoka. Ingimwe indibi byose. Oya, ntabwo mvuze wowe, ahubwo mvuze nyine madame. Reba, Rusi wamuteye inda. Ntabuzi n'abandi baziteye. Nawe nanjye ushaka kunyobera. Rusi yarambesheje. Rusi yarakubeshe. Yarambeshe niwe nkunda. Aho ngiye nongera ko ndi kukubira. Reka nkubwire. Urumva? Yenza icyo ushaka. Ndemera ndiwe. Urumva? Ariko nyemerera. Yewe, ntumerera iki? Nicyo ushaka. Umva, nakubwiye ntabwo ari cyo naremewe. Ushaka abandi. Ntabwo byakunda, ntabwo wamukanira ngo bikunde. Yewe. Ahubwo wowe watari icyo nshaka. Icyo nshaka? Mama arangaburira, ambireza icyo ashaka, icyo nshaka, data arangaburira. None ngo jye? Ariko wowe uzikuri n'umuswa wawe. Nzakujyana mu mapisine, nzakujyana pisine. Nzakujyana no ku Gisenyi. Igisenyi. Ry'ubuzima. Nakubwiye vuga utankoraho.
ntabwo nyine ibyo biganza byawe ku byo kubibona ikaba nigendera ndagiye gushaka abantu. Rose bitewe nuko wiriwe mu rugo watuje cyane kuko utagiye kureba twa dusore twawe. Papa nawe mumbabarire. Bakubabarira iki? Kuba uri mu rugo iki gihe? Mama ndatwite. Mama ndatwite. Ngo? Mbibuba wabyumvise ngaratwite nako ngarabwegetse. Niko sema se ninde bayigutera cyangwa niba nde bayiguteye ko ushobora kuba udatwite nimwe. Oya subiza ni wowe ndi kubaza mbwira ninde cyangwa nawe irimo. ariko umukobwa aranyanze natanze ejo bundi nabakankatira ariko ubundi tudukobwa mpora ndongora tutujuje n'imyaka nkunzi leta yabimenye ibyo bizagenda bite izi ngaruka nzazirengera nte ubukene bugiye kuzansatira nubwo mba mvuga ngo iki nzaba ndeba amatelefone amafaranga mu rugo nta kirayi amafagitire y'amazi ubu bwose bwanjye buraza bugaragara